Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Dr. Starike Muganga. Uyu munsi ngiye kubagezaho ibisobanuro by'ibanze ku ndwara ya tifoide. Tifoide ni indwara yiganje muri bino bice dutuyemo, ishobora kugira ubukana bwinshi, ikaba yanakwica umuntu, ariko nanone hakaba hari abantu benshi bibanira nayo cyangwa se bakayirwara, bakaba barigeze kwirwara bagakira batigeze banamenya ko bayirwaye. Abenshi bavuga ko indwara ya tifoide yenda kumera nka malaria, ku buryo hari n'abayita ngo ni malaria yo mu mutwe cyangwa se malaria yo mu mara n'andi mazina menshi. Ibimenyetso bya tifoide akenshi ni umuriro, umutwe udakira, iseseme no gutakaza apeti, hamwe no kuribwa mu nda rimwe na rimwe. Tifoide ariko ishobora no kurembya umuntu kugeza rwose ubwo ajya mu bitaro. Akenshi umuntu urembye atakaza ubwenge, akavugishwa, akagira umuriro udapfa kugabanuka, hanyuma hakazamo kwituma amaraso, bishobora kugera nubwo amaratoboka, hanyuma yaba atavuwe agapfa, aho akenshi usanga umuntu ajya gupfa amaze nk'ukwezi kurenga arembye. Tifoide rero iterwa n'iki? Tifoide iterwa n'ubwoko bwa bagiteri zo mu itsinda bita Salmonella. Haba amoko menshi ya Salmonella, ariko izitera indwara ku bantu ni izo mu bwoko bwa Salmonella enterica. Izi Salmonella enterica nazo zikaba zirimo amoko menshi, ariko ikunze gutera indwara ya tifoide ikarishye ni indwara niyo bita Salmonella typhi, niyo bita Salmonella paratyphi. Nazo zikabamo amoko menshi, harimo paratyphi A na B na C. Dore ko tifoide yandura. Muri make tifoide yandurira mu mwanda. Uti bigenda bite? Hari umuntu uba urwaye tifoide ariko atagaragaza ibimenyetso. Uyu niwe bita carrier. Niwe wanduza abandi. Ayanduza iyo akoze ku bintu atakarabye intoki. Niba ari nk'umukozi wa restaurant, yayishyira ku masahani muriraho cyangwa se mu biryo agiye kugabura n'ibindi. Niba ari umukozi wo mu rugo cyangwa se undi umwe mu bagize umuryango, ashobora kuyanduza abandi binyuriye mu gusiga udukoko twa Salmonella ku bikoresho yakozeho bidasukuye neza. Ni ukuvuga ngo ikibi cy'iyi mikorobe ni uko ishobora kumara ibyumweru byinshi hanze y'umubiri ikiri nzima. Ni ukuvuga ngo udukoko twa Salmonella dushobora kumara igihe kinini mu mazi, bityo amazi tunywa adatetse akaba ashobora kutwanduza. Ariko nanone kuyogesha ibyo turiraho nabyo byatwanduza, kuko Salmonella iba ishobora kumara amasaha runaka ku kintu cyumukije. Ushobora koza isahani mu mazi, niba nta sabune wakoresheje ngo abe ariyo yica iriya mikorobe, maze ukayumutsa gusa, iya mikorobe nabwo ishobora kugumaho. Ibyo kurya bidatetse neza cyangwa se ngo bishye neza, urugero nk'inyama, amafi, ibyo kurya birimo ubunyobwa, imbuto zitogeje neza, imineke, avoka n'ibindi bitogeje neza, nabyo bishobora kutwanduza tifoide. Dore rero uko mikorobe itera tifoide yiberaho cyangwa se life cycle yayo. Iyo umaze kuyandurira mu byo uriye cyangwa se mu mazi wanyoye, Salmonella ariyo itera tifoide iragenda ikajya mu mara, hanyuma igakoresha uburozi bita amatoxine mu kwinjira, ikigiramo imbere mu ngirabuzima fatizo zikoza amara. Ni ukuvuga Salmonella ishobora kwinjiramo imbere muri selile z'umubiri wawe ikiberamo, ku buryo kugira ngo ubudahangarwa bw'umubiri wawe buyice byasaba kwica n'ingirabuzima fatizo zawe irimo. Salmonella rero yinjiramo imbere muri izo ngirabuzima fatizo, igahita ihingukiramo imbere mu tuyoboro tw'amaraso dukikije amara. Iyo yageze mu maraso rero, Salmonella igira ubushobozi bwo kwiyoberanya, ikinjira mu nsoro zera zaje kuyirwanya, ikazigumamo, ku buryo bwazo arizo ziyijyana mu mwijima, mu rwagashya ndetse no mu musokoro w'amaraso. Ibi bitwara igihe cy'iminsi runaka. Iyo zimaze kugaruka mu maraso ari nyinshi, nibwo noneho umuntu atangira kugira bya bimenyetso bya tifoide, harimo umuriro, iseseme, umutwe no gucika intege. Muri iki gihe rero mikorobe zitera tifoide zinjira mu gasabo k'indurwe hamwe no mu miyoboro y'amatembabuzi abamo insoro zera akikije amara, hanyuma noneho zikahororokera ku bwinshi ku buryo budasanzwe. Kubera ko tifoide rero iba iri mu mara, mikorobe ziba zishobora kugaragara mu musarani igihe bawupimye muri laboratoire. Ariko nanone tifoide ishobora kugaragarira mu bipimo by'amaraso cyangwa se mu nkari. Iyo
umaze kuyandura ntabwo uhita uyirwara uwo munsi, ushobora kumara iminsi 5 kugeza kuri 21 utaragira ibimenyetso, kandi aho ubigiriye nabwo ntibiza bihutiraho nka malaria, kuko tifoide yo itangira gake gake. Kimwe mu byo abantu benshi rero batazi nuko tifoide burya ikunda kuboneka mu bana n'abantu bakuru bataragera mu myaka yo hejuru kurusha mu basaza cyangwa se abantu bakuze cyane. Bimwe mu bimenyetso bya tifoide muganga asuzuma habamo twari twayibonyeho kubura peti, kubabara umutwe, kuribwa mu ngingo no kubabara umubiri wose, kugira umuriro, kumva unaniwe, bishobora no guherekezwa no kubabara mu nda cyangwa se ukagira diare, rimwe na rimwe no kuruka. Kuri tifoide hari igihe ushobora kugira diare ikazamo n'amaraso. Iyo ugeze kwa muganga, muganga akagusuzuma, hari ibindi bimenyetso by'inyongera ashobora kubona byihariye kuri tifoide, agahita amenya ko ari tifoide. Wenda nka bimwe mu bimenyetso bizwi cyane ni ugusanga umutima wawe utera gahoro, ibyo bita bradycardia, cyangwa se kugira umuriro mwinshi ariko umutima wo ugatera gakeya, ari nabyo abaganga bita ngo ni pulse temperature dissociation. Muganga rero ashobora kugusuzuma iyo imaranye igihe kinini, akaba yabona urwagashya rwarabyimbye cyangwa se umwijima, ari byo bita hepatosplenomegaly. Ibyo ni ibintu bishobora kuba ku muntu yimaranye igihe kinini. Iyo rero tifoide uyimaranye igihe kinini ikaba itaravuwe neza, nk'uko twabibonye haruguru, hari igihe umuntu ashobora gutoboka amara, ibyo bita intestinal perforation, ari nayo mpamvu abayizi bayita malaria yo mu mara. Icyo gihe rero bishobora kurangira umuntu abazwe kugira ngo basane ya mara yatobotse. Ibi akenshi ku muntu urembye, inda ikabyimba, akababara mu nda cyane bikabije ku buryo umukuraho agasimbuka, maze bikaba byasaba ko abagwa igice cy'amara cyatobotse kigakurwaho. Ibi ni ibintu bibaho gake cyane gashoboka, ariko nanone bishobora gutuma tifoide ihitana umuntu. Reka noneho turebe uko bayipima, no kuvuga ibizame byo muri laboratoire bishobora gupima tifoide. Hari uburyo bwinshi bwo gupima tifoide muri laboratoire, ariko ubuzwi cyane ari nabwo bukoreshwa akenshi mu Rwanda nubwo bita test ya Widal. Widal ni test ipima tifoide ikoresheje uburyo bwo kumenya abasirikare b'umubiri barwanya za microbe za salmonella. Aha bagakoresha antibody bita iyo mu bwoko bwa O na H. O na H nizo bapima, ariko ikaba itizewe ku kigero c'100%. Bisobanura ngo umuntu ashobora gukoresha Widal mu gupima tifoide, ariko donc akaba yakwibeshya. Widal yizewe ku kigero cya 81% nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza. Bisobanura ngo mu bantu babiri mu 10 wapimye ushobora kubibeshyaho. Icya kabiri kindi gishobora gukoreshwa, hari abantu nanone bashobora kuba batapimye tifoide, ukajya kumva umuntu arakubwiye ngo urwaye tifoide, ariko atakoresheje kimwe mu bizami bya tifoide, wenda akareba mu maraso se cyangwa se akareba ibimenyetso gusa, ariko ibi ngibi byo ntabwo biba byizewe. Test rero zigezweho zihendutse, ariko nanone zatangiye gukoreshwa mu mavuriro amwe n'amwe, zipima response y'umubiri ku ndwara ya tifoide. Izi test ni test bita iza serology, zipima abasirikare b'umubiri, izo mu bwoko bita Kumbo test. Zipima IgG na IgM, bimwe mu basirikare b'umubiri bareponda igihe umuntu arwaye tifoide. Izi test rero zo zizewe kurusha imwe ya Widal, byibura zo zigeza kuri 93%, kandi zikaba specifique cyane kuri tifoide kurusha uko zahitiranya n'indi ndwara. Izi rero test zirakoreshwa mu mavuriro nazo amwe n'amwe mu Rwanda, nubwo zitaragera henshi. Hari n'ama insurance amwe atabasha kuzishyurira umurwayi, haracyarimo ikibazo cyo kuzikoresha, ariko byibura zo ziratanga icyizere kurusha ziriya zindi. Ubundi test nyayo ipima tifoide niyo bita blood culture, hemoculture cyangwa se stool culture. Gufata amaraso cyangwa se umusarani bakabishyira muri laboratoire, bakagerageza kumera nk'aboroye iriya mikorobe kugira ngo babonye ko ari tifoide koko. Iki cyo kirizewe hafi 100%, kandi ibisubizo byacyo biba byizewe, nubwo byo bishobora gutwara igihe kinini kurushaho. Iki kizamini kirahenda, kandi ibisubizo byacyo bitwara iminsi runaka kugira ngo biboneke, ku buryo kidakorwa mu mavuriro menshi, nubwo ari cyo kizewe kurusha ibindi bizami. Icyakora
iyo umuntu akunda kurwara tifoide kenshi cyangwa se arembye cyane bigaragara, muganga ashobora gufata umwanzuro wo kuba ari cyo asabira umurwayi akaba yajya kugikoresha aho bashobora kugipima, nubwo gitwara iminsi kugira ngo ibisubizo byacyo biboneke. Bavuga ko tifoide yakubayeho akarande, iyo nyuma yo kuyirwara bakomeza kujya bagupima bakayigusangamo kandi warakize nta n'ibindi bimenyetso kigaragaza. Ibi bishobora no kugeza ku mwaka umwe cyangwa se nyuma yaho, ku buryo hafi ya 6% by'abantu barwaye tifoide bashobora gukomeza kugaragaza ibipimo biri pozitifu na nyuma yo kuyirwara. Reka noneho dusoreze ku miti ivura tifoide. Hari imiti yagiye ikoreshwa mu kuvura tifoide mu bihe bya kera, ariko bitagikoreshwa kubera uburyo indwara zigenda zihinduranya, rimwe na rimwe zikagenda zanga imiti ubusanzwe yari isanzwe zivura. Urugero, umwe mu miti ya kera yakoreshwaga mu kuvura tifoide harimo witwa chloramphenicol, wakoreshwaga mu myaka ya za 60 70 gutyo. Uri mu bwoko bumwe n'undi wita thiamphenicol, ariko wo iki gihe ugikoreshwa. Hari nanone imiti yo mu bwoko bw'amapenicilline, urugero nka ampicilline na bactrim, nayo igeze gukoreshwa mu myaka za 80, ariko nayo ntabwo igikoreshwa. Imwe mu miti rero yakugiye ikoreshwa mu myaka ya za vuba harimo nk'iyo mu bwoko bw'amafluoroquinolone, za ciprofloxacin, levo n'izindi, ariko nayo ubu isa naho itangiye kugenda resista kuri tifoide. Imwe mu miti ipfa kugerageza kuri tifoide muri ino minsi harimo nka cefixime, thiamphenicol ariyo bita thiobacter, azithromycin, ofloxacin, ceftriaxone ariko y'inshinge na cipro y'inshinge. Ni imwe mu miti muganga ashobora kuguha ikakuvura. Muganga ashobora guhitamo kuguha umwe muri iriya miti cyangwa se akayikombina ari 2 cyangwa ari 3 bitewe n'uko uburwayi bwawe bumeze. Icyakora nanone hari n'ubwoko bwa tifoide budapfa kuvurwa n'imiti yariyo yose, ubwo bita multidrug resistance tifoide. Donc tifoide resista ku miti myinshi, ku buryo rimwe na rimwe hari igihe biba bisaba ko bakoresha cya kizami cya hemoculture kugira ngo bazabashe gushakisha ubwoko bwa antibiotique yabasha kwica iyo mikorobe, ari byo bita antibiogramme. No kuvuga kugerageza ubwoko bwa antibiotique kuri mikorobe zororewe muri laboratoire, bya bindi bita hemoculture. Reka ikiganiro kijyanye na tifoide tugisoreza aha ngaha. Ushobora kuba hari indwara urwaye ushaka kwivuza cyangwa se kubaze ikibazo icyo ari cyo cyose cyangwa igitekerezo, watwandikira unyuze ku rubuga kwivuza.com, ukanyura handitse kuvugana na muganga, cyangwa se ukaduhamagara kuri izi nimero. Murakoze rero, yari Dr. Starike Muganga, naho ubutaha.